abantu mukunda filime nyarwanda mwakabaye munguriye akantu kuko ubu ngiye kubabwira ikintu kiri butume mugarura akanyamuneza abantu rwose mwari mwarabuze ahantu mwashakira filime. Niba ukunda filime nyarwanda ukaba utararebye izi filime, ni filime zakunzwe zikaba zararangiye utazirebye rwose uri umwe mu bantu bahombye. So twihuse reka nzikurangire, turajya tuvuga duhereye ku mukinnyi. MK hari umusore w'umukire, hari For Love, hari umwanzuro w'urukundo, hari umushoferi wanjye iri kuri Moresh TV ariko nayikinamo MK. Indi filime ya danje ni za Prevision Films. Iya mbere bayita umukire w'umumiliyoneri, filime rwose yatwitse, yabaye nziza, yarebwe cyane, iteye ubwoba cyane, ifite story nziza. Iya kabiri bayita The Homeless Girl, nayo ni ya Prevision Films, urayibona rwose ni filime yabikoze. Indi filime nakubwira ni umukanishi wanjye uhita ureba na The Company. Ni zimwe muri filime rwose nziza, nubwo zagiye zigarukira ahantu hafi, ariko izo filime ebyiri maybe ko zagarukiye ahantu hafi, ariko nazo ziraryoshye, aho zigarukira naho ngaho ziraryoshye. Indi filime ngiye kukurangira bayita My Husband, iri kuri My Story TV. Ni filime nziza, irimo Kiaman, abantu mumukunda, ni filime iteye ubwoba cyane rwose. Indi filime ya danje wahita ureba umaze kureba My Husband ugahita ujya muri mood neza, ni filime bita Kwizera. Abantu mukunda Kiaman, abantu mukunda amazina menshi yitwa bitewe na character yagiye akina rwose, uwo muntu muzamwinjoyinga ari kumwe na Shemsa, ari kumwe n'abandi bagiteri bagiye batandukanye. Ni filime nziza ndetse n'urwa. Indi filime ya danje ni filime bita Love Attention ya Aisha. Iyindi ya kabiri yiwe nayo bayita Ururabo mu mahwa. Indi filime afite ntayo, nawe ariko yaradutengushye, arangije ntiyayikomeza, nicyo kintu cyabayeho cya mistake, ariko iracyakomeje gusohoka. Ni nyuma y'uko rwose ubu rwose uramutse ushaka filime, izo ni filime zagushimisha, zatuma usubira muri mood uramutse wari ubabaye utegereje filime. Nabize abantu muri gukurikirana Irene, filime ya danje rwose nari ndi gukunda, muri gukurikirana abandi bose bafite filime za danje, ariko uramutse utegereje ko episoka naba nkurangiye izo filime. Ni filime za danje, ahubwo wanageraho ugakwama bikarangira ari zo urebye gusa, bitewe n'ukuntu ari abagiteri ba danje bategura. Abantu mukunda filime nyarwanda mushonje muhishiwe, mugende murebe. Njyewe simvugisha umunwa gusa, ibikorwa birigaragara, nako abakora barakoze, ntago ari njye wakoze. Mugende murebe, filime ni nziza, kandi nanjye mwibuke kunsapotinga bro, njye mbarangira banga za danje. Ndabakunda cyane guys. Aba content creators by'umwihariko bari kuzamuka mbazaniye inkuru nziza. Wakibaza ngo ni iyihe nkuru? Noneho renza bazaniye inkuru mbazaniye, ni inkuru yo gufashanya kugira ngo tubashe kugera kure. Niba ufite projet wifuza kumenyekanisha, wanyandikira muri comment ukabinsaba, cyangwa se ukanampamagara, nta kibazo nakwitaba, ukambwira ati Renzo ndi gushaka ko dukora ya gahunda tugafashanya. Gahunda rero imeze ute? Ndi kugira ngo ujye uzankunyurize kuri content nakoze, nyuzeho projet yawe, ndetse nawe upromoting icyo kiganiro, ari nako wiyamamariza, ndetse unapromoting video zanjye, dufashanye twese tubashe gutera imbere. Imana ikomeze ibandindire kandi ibane namwe, ndabakunda cyane.